Yabasuje ikaze kuri Rwanda Update News. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA iributsa kandi ikamenyesha abaturarwanda bose ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ubona ko abaturage bari kugenda guhabwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga batitwaje ibintu bisabwa kugira ngo babashe kuba bahabwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga. Ni mpamvu rero leta ibashije kuba yatanga rino tangazo kugira ngo abaturage babashe kumenya ibintu bagomba kugenda bitwaje ku mirenge kugira babashe kuba bahabwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga. Nubwo uri kubona ko abaturage bari kugenda gusaba izirangamuntu z'ikoranabuhanga ariko batitwaje ibintu byose bisabwa, ariko ndagira ngo munyemere mbabwire ibintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko uri kubona ko abaturage bari kugenda gusaba izirangamuntu z'ikoranabuhanga batitwaje ibintu byose bisabwa leta yashizo. Ndagira ngo munyemere mbabwire ibintu bisabwa kugira ngo mubashe kumenya niba kuko wahabwa nawe irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere rero gisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga ni nimero y'indangamuntu yawe cyangwa se iyo ndangamuntu isanzwe. Nicyo kintu cya mbere ugomba kuba ufite kugira ngo ubashe kuba wahabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya kabiri rero ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe, ubwo kuba bafite cyangwa se kutabafite ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Cya gatatu ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye, ubwo ndavuga ku mugore cyangwa se ku mugabo, nuko ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ariko nanone ikintu cya kane mugomba kumenya abantu mutari kugenda mukitwaje kandi kinakenewe cyane cyane, ukabona ko abantu bari kugenda bagica ku mpande kandi gikenewe kugira ngo babashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko utayicyajyanye ntabwo wabasha kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya kane nta kindi nimero y'indangamuntu y'umuranga. Abantu mubyumve neza cyane, muri kugenda mwitwaje ibyo bintu byose bitatu bisabwa, ariko ugasanga kino kintu cya kane ntabwo muri kugenda mukitwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga, kandi irakenewe mu by'ukuri nugenda ku murenge guhabwa ino serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga utitwaje icyo kintu cya kane nimero y'indangamuntu y'umuranga, ntabwo uzahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko uzaza ugenda bagusubizeyo bakubwira ko ibikoresho byawe cyangwa se ibintu bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga utabyujuje. Ibyo nibyo bintu bine mu by'ukuri rero ugomba kugenda ku murenge witwaje kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri rero urumva ko ni ibintu bitagoye cyane, abantu benshi ndakeka ko byose munabyujuje kandi muranabifite. Rero abaturage muri kugenda guhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga ugasanga ntabwo mwitwaje ibyo bintu bine byose, cyangwa se ugasanga mwitwaje bitatu ariko nimero y'indangamuntu y'umuranga ntabwo muyitwaje. Murumva ko biri kugenda bigura, ariko nanone bakaba barashizeho umurongo utishyurwa mwajya mubahamagara kugira ngo mubashe kuba mwabasobanuza ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Uwo murongo nta wundi ni 3600 niwo murongo bashizeho mwajya mubahamagara kugira ngo mubashe kuba mwabasobanuza kuri gahunda y'indangamuntu z'ikoranabuhanga ziri kugenda zitangwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ubona ko abaturage bari kugenda bitabiriye iyi gahunda y'indangamuntu z'ikoranabuhanga, ariko ukabona ko bari kugenda batitwaje ibyo bintu byose bisabwa. Ndetse nakujya nkabibabwira nimero y'indangamuntu yawe iyo isanzwe, nimero y'indangamuntu y'ababyeyi, ndetse na nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye, na nimero y'indangamuntu y'umuranga. Murumva ko ibyo bintu bine ni ibintu byoroshye cyane kandi abantu bagomba kuba bafite kugira ngo babashe kuba bahabwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga, kuko nutagenda ubyujuje ntabwo uzabasha kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ariko nanone irangamuntu y'ikoranabuhanga ikaba ifite icyitonderwa gikomeye cyane cyane, by'umwihariko icyo cyitonderwa nta kindi nuko umwana uri munsi y'imyaka 16 ntabwo yemerewe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atitwaje n'umubyeyi we cyangwa se atanye n'umubyeyi we cyangwa undi muntu umuhagarariye mu buryo babana, kugira ngo abashe kujya kumutangira imyirondoro muri society, ndetse babashe no kuba bamwuzuza imyirondoro neza cyane, kuko irangamuntu y'ikoranabuhanga izahabwa umwana uwo ari we wese ubyifuza mu Rwanda. Na wa mwana uba ukivuga kwa muganga nawe bazajya bamuha irangamuntu y'ikoranabuhanga. Murumva ko rero ntabwo umwana ukivuka cyangwa se umwana w'imyaka 8 ntabwo agenda guhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu rero leta yashizeho gahunda yuko umwana uri munsi y'imyaka 16 atemerewe kugenda gufata irangamuntu atajyanye n'umubyeyi we. Nanone irangamuntu y'ikoranabuhanga ikaba izahabwa impunzi, abimukira n'abanyamahanga bari hano mu Rwanda bifuza irangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu Rwanda, kuko byagiye bigaragara ko aba bantu bari hano mu Rwanda batafite ubwenegihugu bw'u Rwanda bagenda basaba serivisi leta, ariko ugasanga ntabwo bari kugenda babareza serivisi inoze nk'uko bikwiye. Mu by'ukuri ubona ko biri kugenda bifatanyije cyangwa se baba imbogamizi kuri bano bantu bagiye batuye hano mu Rwanda. Gusa nanone leta ikaba yarashyizeho iyi gahunda y'uko abantu bari bose bazafata irangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu Rwanda bagiye kuba batanga, kugira ngo igibashe kuba babona ukuntu basaba serivisi leta, ndetse na leta igibashe kubona ukuntu bahereza serivisi nziza kandi inoze. Mu by'ukuri ubona ko ni ibintu byiza cyane bizafasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi. Gusa nanone irangamuntu y'ikoranabuhanga icyo nakubwira cyo ni uko irangamuntu y'ikoranabuhanga iziye igihe urebye n'ukuntu mu Rwanda cyangwa se umuvuduko w'iterambere u Rwanda ruri kugenda rujyamo, ubona ko mu by'ukuri u Rwanda rwari rukeneye irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko wasangaga mu myaka yashize cyangwa se zino rangamuntu zisanzwe ziriho wabonaga ko wayitaga ugasanga biri kugenda bikugora cyane cyane kujya gushakisha iyindi cyangwa se ibyangombwa biyisimbura, ukabona kuri kugenda bigora abaturage bamwe na bamwe hano mu Rwanda. Nanone mu by'ukuri irangamuntu nuko yoho uzajya uba ugifite muri telefone yawe iyi serivisi zose ushaka ukajya ubikora muri telefone, nta hantu ubashije kuba wagenda cyangwa se mu bintu bya leta ugasanga biri kugenda bikugora, ahubwo nuko ibintu byose uzajya ubikora muri telefone, kuko irangamuntu izajya iba iri muri telefone yawe. Urumva ko ni ibintu byiza cyane bizafasha abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri rero ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga leta ikomeje kugenda ishishikariza cyangwa se imenyesha abaturarwanda bose ko iki gikorwa cy'irangamuntu y'ikoranabuhanga gikomeje kandi kirimbagije mu turere twose tuba tugiye dutandukanye two mu ntara ndetse no mu gihugu cyose. Mu by'ukuri ubona ko iyi gahunda leta ikomeza kugenda imenyesha abaturage batarafata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga ko bagomba kuba maso kandi bakitwareka kugira ngo bazabashe kuba bahabwa iyi
irangamuntu y'ikoranabuhanga. Nubwo ubona ko hari abaturage batarumva neza iyi gahunda y'irangamuntu z'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kuba banasobanukirwamo ibisabwa kugira ngo babashe kuba bahaga irangamuntu y'ikoranabuhanga. Birumvikana neza ko ahangaha wamaje kujya kuri Rwanda Update News. Niba uri kubona urugamba ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'ahangaha meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko iryo ryari itangazo leta y'u Rwanda yamaze gutangaza aka kanya rira buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu, by'umwihariko umunyarwanda ufite irangamuntu cyangwa se usaga gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga, ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda mu by'ukuri abaturage kugira ngo babashe kumenya neza no gusobanukirwa ibintu bisabwa kugira ngo babashe kuba bahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndabashimiye mwe twabanye kuva ibyo tangiye kugira irangiye muri abantu b'agaciro cyane. Ngani kuri Rwanda Update News turakunda cyane.